Agace kacu k'uyu munsi tujya kugaruka ku ngendo ndetse bimwe mu bihugu Rwandair nyine igiramo ingendo nyinshi, hano haba kuva i Kigali ugerayo cyangwa se kuva aho ngaho ujyayo. Tugiye kugaruka rero ku bihugu nibuze bibiri Rwandair igiramo ingendo nyinshi ku migabane yose, haba Afurika. Reka ngushimire kandi nongera kukaza ukomeje gukurikirana ndetse no kubana na MX Empire mu buzima bwawe bwa buri munsi. Wahisemo neza, usabwa gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru meza ku gihe kandi nk'aya ngaya. So rero twifuje kubakorera season cyangwa se uruhererekane rw'amakuru cyangwa se rwa Rwandair. Rwandair ni kampani cyangwa ni sosiyete ya hano mu Rwanda nyine itwara abantu n'ibintu ikoresheje inzira zo mu kirere cyangwa se ikoresheje nyine uburyo bwo mu kirere. Rwandair yashinzwe mu kwezi kwa 12 tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 2022 nibwo yashinzwe cyangwa se nibwo nyine yatangiye kuba yatekerezwaho, ubwo nibwo yashyizwe mu bikorwa. So rero iyi Rwandair ikaba ihagarariwe cyangwa CEO wayo akaba ari Yvonne Makoro, yabaye CEO wayo kuva mu mwaka wa 2018. So rero Rwandair hari ibintu byinshi nyine ugomba kwimenyaho byinshi cyane, kuko birahari byinshi nyine utazi, ariko niwo mwanya cyangwa se nicyo gihe kugira ngo ubisobanukirwe. Iyi kampani rero ikaba ikora ingendo mu bihugu bingana na 25 ku mpande zose z'isi, ndetse ikaba itwara y'abantu n'ibintu nyine umunsi ku munsi. So rero agace kacu k'uyu munsi tujya kugaruka ku ngendo ndetse bimwe mu bihugu Rwandair nyine igiramo ingendo nyinshi, hano haba kuva i Kigali ugerayo cyangwa se kuva aho ngaho ujyayo. Tugiye kugaruka rero ku bihugu nibuze bibiri Rwandair igiramo ingendo nyinshi ku migabane yose, haba Afurika, mu Barabu nyine cyangwa se mu butayu bwo hagati, ko wabyita rwose, tukerekeza no ku mugabane wa Amerika, tukerekeza bitsa ko nyine Rwandair ikorera ingendo ku isi hose. So rero bimwe mu bihugu Rwandair ikoramo ingendo nyinshi ku mugabane wa Afurika harimo South Africa, ari nayo iza ku mwanya wa mbere muri Afurika nyine, aho Rwandair ikorera ingendo cyangwa se ikorera ingendo ziva cyangwa zerekeza mu gihugu cya South Africa ahantu hose, cyangwa ahantu hangana na 13 hose. Ahantu hose rero, ahantu 13 hose rero Rwandair ikaba ikorera ingendo itwara y'abantu ndetse n'ibintu yakoresheje uburyo bw'umuhanda cyangwa se akoresheje imodoka. So rero usanga nyine hari izijya mu majyepfo, mu majyaruguru, uburengerazuba, kandi zose ari za kampani. So rero Rwandair nayo igira ingendo 16 nibuze ku munsi, cyangwa se ubwo n'indege 16 zerekeza ahantu 13 mu gihugu cya South Africa, ari nacyo gihugu nyine cya mbere Rwandair ikoramo ingendo nyinshi hano muri Afurika. So rero ikindi gihugu Rwandair ikoreramo ingendo nyinshi muri Afurika nyine ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Tanzania. Igihugu cya Tanzania rero ni igihugu nyine kiri hafi hano, cyangwa se ni igihugu cyegeranye n'u Rwanda n'ubundi bitari kure cyane. So rero ho ikaba ikorera ingendo zigera ku 8, ubwo ni indege 8 nyine zerekeza mu gihugu cya Tanzania, cyangwa se ziva Tanzania zerekeza mu gihugu cy'u Rwanda, ko hose nyine ibigiye ifiteyo ama office. So rero reka twege ku mugabane wa Aziya cyangwa se ku bihugu bikora ku nyanja ya Pacifique. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cy'Ubuhinde. Igihugu cy'Ubuhinde ni igihugu kinini cyane nyine, ndetse n'igihugu gifite abaturage benshi cyane hano ku isi. So rero Rwandair ikaba ikorera ingendo zitwara abantu n'ibintu. Murabizi ko nyine mu Rwanda hari ibicuruzwa bimwe na bimwe byoherezwa mu mahanga, haba imboga, imbuto n'ibindi byinshi nyine mugiye muzi. Ibyo byose rero iyo mizigo yose itwarwa mu ndege, itwarwa nyine n'iyi kampani Rwandair. So rero mu gihugu cy'Ubuhinde ikaba ikorera ingendo zingana na 20 yerekeza nyine aho ngaho iba yerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde, haba kuva no kujya, ubwo ni ukuvuga ngo ikora ingendo zisaga 20 ku munsi. Ari Kigali ikora ingendo zisaga 20 ku munsi nyine iva mu Rwanda yerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde, cyangwa se ziva mu Rwanda zerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde. So rero ikindi gihugu Rwandair ikoramo ingendo nyinshi ku mugabane wa Aziya, kabiri turasanga igihugu cya Australia. Ni igihugu nacyo nyine Rwandair ifitemo ibikorwa byinshi cyane ko ifite ahantu 6 hose, cyangwa se ubwo nituvuga ahantu 6 nyine ni linye cyangwa kugira ngo ubyumve neza, n'ahantu iba igomba kujya nyine kwerekeza. Nk'uko muzi amabisi yo mu mujyi usanga imwe yerekeza Nyabugogo mu mujyi, Remera, hose ugasanga nyine ibifite ahantu runaka yo igomba kujya. So rero muri Australia Rwandair ifitemo ingendo zisaga
esheshatu cyangwa yoherezayo indege esheshatu umunsi ku munsi. So rero igihugu cya gatatu nanone kiri hafi aho ngaho ni igihugu cya Pakistan, yari hafi y'Ubuhinde. Rero RwandAir ikaba ikorera ingendo zigera kuri 5 ku munsi, cyangwa se ikaba yoherezayo indege zigera kuri 5 ku munsi. So rero reka twerekeze ku mugabane w'Uburayi cyangwa ahazwi nka Europe. Igihugu cya mbere RwandAir ikoramo ingendo nyinshi rero ni Poland ndetse na United Kingdom, aho RwandAir ikaba ikoramo ingendo cyangwa se ikaba yoherezayo indege 5 muri buri gihugu. Urumva rero izo ndege ziba zitwaye abantu nyine cyangwa zitwaye n'ibintu, cyane ko zivana n'ibintu muri ibyo bihugu nyine zibizana hano mu Rwanda. Usanga rero icyo gihugu tuvuze ruguru Poland ndetse na United Kingdom ari byo bihugu nyine biri ku mwanya wa gatatu hariya muri Europe. RwandAir ikoreramo ingendo nyinshi. So reka twerekeze ku mugabane wa Amerika. Ku mugabane wa Amerika rero, ubundi Amerika ni umugabane ndetse hakaba na Leta Zunze Ubumwe z'igihugu, ariko buriya nyine Amerika ntabwo ari igihugu, ahubwo ni umugabane ndetse hakaba n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So rero igihugu cya mbere cyo ku mugabane wa Amerika RwandAir ikoramo ingendo nyinshi ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rero RwandAir ikaba ikorerayo ingendo zisaga 29, cyangwa se umunsi ku munsi RwandAir iza indege 29 mu gihugu cya Amerika cyangwa se cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine giherereye ku mugabane wa Amerika. Aho ngaho rero ibijyanyeyo ibintu ndetse n'abantu mu kuva cyangwa mu kujya nyine muri icyo gihugu. Icyo gihugu rero usanga ari nacyo kiri ku mwanya wa mbere w'ibihugu RwandAir nyine ikoreramo ingendo nyinshi. Nicyo cya mbere nyine mu ngendo nyinshi, cyangwa se icyo cya mbere cyakira indege nyinshi za RwandAir. So ku mwanya wa kabiri rero turasanga igihugu cya Canada, aha ikorera ingendo zigera kuri 5, ndetse n'igihugu cya Brazil naho ikaba ikorera ingendo zigera kuri 4, cyangwa se ikaba yoherezayo indege 4 ku munsi cyangwa umunsi ku munsi. So rero twekeze mu butayu bwo hagati, naho RwandAir ihakorera ingendo nubwo atari nyinshi. Rero bimwe mu bihugu RwandAir ikoramo ingendo nyinshi harimo igihugu cya Saudi Arabia ndetse n'igihugu cya Oman. Aho hombi rero RwandAir ikaba ikorera ingendo ebyiri, cyangwa se ikaba ikorerayo nyine nibuze ingendo 2 ku munsi mu gihugu, haba mu gihugu cya Saudi Arabia ndetse no mu gihugu cya Oman. So rero ngibyo ibihugu nyine biyoboye ibindi muri Afurika RwandAir ikoramo ingendo nyinshi kurusha izindi, cyangwa se kurusha ibindi bihugu. So rero aka kari agace kacu ka mbere, tubabwira ko agace kacu ka kabiri kazagaruka ku tike ku mafaranga nyine wishyura kuva mu gihugu kimwe ujya mu kindi, cyangwa se kuba wenda werekeza mu bindi byose RwandAir ijyamo. So ntucikwe rero, usabwa gukora subscribe, tuzabasobanurira byose kugeza nyine amakuru yose mukeneye kumenya abagezeho ku gihe. So rero ngushimiye ko wafashe umwanya ukabana natwe, usabwa gukora subscribe. Bye.